Amazina yanjye nitwa Nishimwe Joseline, nkaba nanjye narindi kuri uru rubuga ndi kwiga kugira ngo mbone provisoire. Nakoze rimwe gusa mpita ndatsinda, ariko nta handi wakura ubumenyi utakoresheje ino app. Ino app niyo twigiyeho. Uru rubuga rwaradufashije, twahuye n'abarimu beza. Abarimu baradusobanurira, aho utumva baragufasha ugasobanukirwa. Baradufashije, nta handi rero abandi ntibakubeshye bakurira amafaranga yawe batari bugufashe, ariko hano intego ni ugukora rimwe ugatsinda. Amafaranga baduciye ntago yapfuye ubusa, kandi nakurikiye ntago ari menshi, bari bakiri kuri promotion ya 3 kuzamura, ariko nimba mugira ngo ndababeshya, njye nakoze rimwe ndatsinda. Rero namwe nabashishikariza kuba mwakiga mukurikiranye ino app kugira ngo mutsinde. Ariko ikindi, hari abantu nanjye bambajije narakoze kangahe. Nababwiye ko nakoze rimwe gusa ndatsinda. Bambaza aho nakoreye naho nigiye. Ntago nigeze niga ngo nsome muri bya bitabo, oya, nta handi hantu nigeze nsoma. Nakurikiranye ibyo abarimu bampaye, nibwo bumenyi nashyize mu mutwe wanjye, nkurikiza ibyo teacher yambwiye, mbisoma neza. Amasomo atanga ku rubuga aba ariyo nkurikirana, maze kuyakurikirana ndasobanukirwa neza, nagiye gukora ndatsinda. Ni ukuri ndashima kandi nshimira abarimu banjye bambaye hafi. Admin wacu yitwa Eugene, teacher wacu akitwa Dorubutatu. Abo bantu rero baragufasha ukiga neza ugatsinda. Rero njyewe ubuhamya natanga nuko ntigeze ntsindwa. Namwe murabyumva ndabibabwiye. Nimukomerezeho rero, abasigaye muzayibone, kandi mbifurije amahirwe masa. Murakoze.